icyo kintu rero cyarambabaje kirankomeretsa cyane ku buryo nta muririmbyi n'umwe wantahiye ubukwe, nta mubyeyi wantahiye ubukwe, nta mpano nabonye ya eglise yanjye, nta mpanuro nabonye za eglise yanjye, nta kintu na kimwe cyitwa icya eglise naba narabonye, kandi narumvaga ndi inkoramutima yo muri iyo eglise. Tubahe ikaze nanone mwese mukurikiye Irera Rehoboth TV. Uyu ni wa mwanya mukunda cyane, umwanya tuganira n'abantu batandukanye, tuganira n'abashumba, tuganira n'intama, tuganira n'abafite ubuhamya, n'abapasteri, twese tugamije kubaka ejo heza, tugamije kubaka tukara ko twese twazagera mu ijuru amahoro. Urugendo ni runini, hari bamwe barugwamo, hari abarunanirirwamo. Uyu munsi twagize umugisha mwinshi, turi kumwe na Madame Colette Umuhoza. Tubuhaye ikaze. Murakoze. Akoze cyane. Colette Umuhoza, hari umuntu wamubonye ubwa mbere ari bwakubonye, ni muntu ki? Colette Umuhoza ni umumama wubatse, umugabo n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Nkaba nkijijwe nkunda Yesu, nkorera umurimo w'Imana mu rusengero rwa Église de Louange i Gikondo. Ni naho ntoye. Murakoze cyane. Murakoze cyane Umuhoza. Imana yaguhaye umugisha. Byara abahungu n'abakobwa. Yego. Umuhoza, uhamagarwa. Uhamagara wawe ni uwuhe? Hari umuntu uvukira ahantu hakijijwe, hari ubanza gusayisha, nusayisha cyane, wahamagawe ute? Umuhamagaro wanjye wa Gikristo bibaza ko akenshi warushingiye ku bintu by'uburirimbyi n'impano yo kuyobora amatsinda atandukanye. Ndumva ariho umuhamagaro wanjye wagiye ugaragarira cyane. Yego. Hanyuma utangira gukizwa, ufata umwanzuro kukijijwe. Wakijijwe uri mukuru cyangwa watangiye gukizwa ukiri mutoya? Navukiye mu rugo rw'abakristo, papa na mama ari abakristo, sogokuru basenga, tujya gusenga mu eglise ya Sunday School, batujyana badutoza inzira y'Imana, tugenda dukurira mu nzu y'Imana, tugera aho dusanga tubirimo, twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Ntabwo nigeze ngira ibihe byo kubanza ngo ngendere mu byaha nzajye gufata igihe nkizwe. Nasanze nkijijwe, nkomeza gukizwa kugeza na n'ubu. Ni umugisha ukomeye, ntaza karande warwanye nazo kabisa. Nazo Yesu yangiriye neza. Yego. Hari abantu bahura n'urugamba rukomeye rwo kurwana na za karande ziwabo. Umuntu wumvise uvuga ngo umuhamagaro wawe waje kwisangamo kuyobora no kuririmba, ushobora kwibaza ati ujya ugerageza kuririmba? Yego, ndagerageza. Kuva kera narageragezaga. Ugira indirimbo zawe? Indirimbo nabaye muri korali kera nkiri umunyeshuri, indirimbo mu makorali yo ku ishuri, nkomeza gukora umurimo w'Imana i Rwamagana muri Restoration Church. Nyuma yaho nkoreye ubukwe, nkomeza umurimo w'Imana muri Église de Louange i Gikondo, nkomeza kuba umuririmbyi. Ariko mbere ho gato icyo gihe niga muri segonderi, hakaba hari indirimbo nagiye nkorera iyo korali yacu. Nyuma rero yaho ngereye Gikondo, nkomeza kuba umuririmbyi kimwe n'abandi bose, nyobora bya bindi bita dirija wa korali. Nyuma yaho nagize n'amahirwe nza gukora n'indirimbo. Yego, zanjye nubwo atari nyinshi ariko zirahari. Twibwire mu buryo bwa gihanzi. Mu buryo bwa gihanzi, navuga ko ndi umuririmbyi ku giti cyanjye. Nubwo ntabwo navuga ko nabigize umwuga, ariko ndabikora uko nshoboye gake gake. Nkaba wenda mu buryo bwa gihanzi, niba naririmba sinzi. Murakoze cyane. Ari indirimbo nkunda cyane,
ari nayo nakoze wenda reka mbaciremo gakeya ivuga iyo ndirimbo numva narayikoze igihe mama wanjye yagize impanuka ntekereza ukuntu twasenze Imana iramukiza ntekereza rero kuri iyo ndirimbo bituma nyikora wenda navuga igitero cya kabiri kivuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza ankiza ubwoba bwose nari mfite namuhanze amaso amurikira inzira Uwiteka ni umunyembabazi muri make agace gatoya ni nk'ako ngako kagendeye ku masengesho twasenze Imana itugirira neza igihe mama wacu yagize impanuka yumvishe gusenga kwanjye bintera guhimba iyo zaburi yego nyibutsa gato ku bihe wari urimo mu gihe mama wawe yakoraga impanuka ibihe nari ndimo mama wanjye yagize impanuka ku wa gatatu umusaza wanjye afite ubukwe i Bujumbura urumva ko yari mu myiteguro wari bujye Bujumbura mu bukwe bw'umwana agira impanuka jewe nari ntwite umutima wanjye ugira ubwoba cyane ndibaza se mama arapfuye kuko yavunitse igufwa ry'ukuguru biracika umutima wanjye urikanga ndeba ukuntu mama agiye gupfa turi mu bukwe ukuntu mama agiye gupfa atabonye umwana wanjye ndababara cyane ndi mu gahinda gakomeye ntekereza ukuntu atabonye ubukwe bw'umwana hanyuma rero dukomeza kumuvuza dukomeza kubisengera mbonye rero Imana imukije nibwo navuze ngo nashatse Uwiteka aransubiza ankiza ubwoba bwose nari mfite namuhanze amaso amurikira inzira amen amurikira inzira ari naho mvuga ngo Uwiteka ni umunyembabazi Uwiteka ni umunyebambe ntajya atererana abamwiyambaza ntajya atererana abamushaka niho havuye iyo ndirimbo yego ese numva nagaruka gato kuri Umuhoza akiri umwana twese tunyura mu nzira zitandukanye mu minsi y'ubusore bwawe mpa nk'ishusho yaho iminsi y'ubusore bwanjye yabaye myiza kuko nk'uko nabikubwiye nakuze ndi umukristo ntazi ibibi ibyo ari byo nagize n'amahirwe yo kugira umuryango navuga ko ushoboye sinigeze mbaho mu buzima bubi bw'ubukene sinigeze mbaho mu buzima bwo guhangayika sinigeze mbaho mu buzima bwo kwifuza ikintu ngo nkibure sinigeze mbaho mu buzima bwo gukundana nk'abandi banyeshuri mbese ubuzima bwanjye buto navuga ko bwari bwiza kugeza igihe cy'urushako iyo turi mu rusengero buriya abantu duhuriramo n'ibintu byinshi duhuriramo n'ibintu bitwomora ariko duhuriramo n'ibidukomeretsa inshuro nyinshi hari n'ubwo bamwe batangira urugendo ntibanarurangize mbwiraho gatoya ku kintu ujya wibuka mu rusengero gishobora kuba naba cyarakubereye umugisha ibihe byiza wibuka wigeze ugira mu rusengero ibihe byiza nibuka nagiriye mu rusengero ni byinshi ariko hari iby'ingenzi nakwibuka ni igihe twakoze amasengesho y'iminsi 3 tutajya tutanywa dufite urugendo rw'ivugabutumwa igise i Musanze muri Restoration Church icyo gihe ayo masengesho Imana yaduhereyemo amasezerano menshi Imana igenda ivuga ku ngo zacu Imana igenda itubwira ibyo tuzahura nabyo tugiye hariya ndumva icyo gihe bwari ubwa mbere mpuye n'Imana nkumva iby'Imana ivuze noneho igihe cyanagera nkabibona ndumva icyo gihe cyarambereye cyiza cyane ayo masengesho y'iminsi 3 twakoze dutegura ivugabutumwa kimwe mu byo Imana yatubwiye ko tuzahura n'impanuka tugenda koko iyo mpanuka twahuye nayo icyo kiba ikimenyetso cya mbere mu by'Imana yari yatubwiye ikindi yari yatubwiye ati hari umurwayi muzasangayo wananiwe gukira indwara ariko nimugereho muzamusengere
nimuvayo azakira. Ibyo bintu byose Imana yagiye itubwira, Imana ikaduha amasezerano y'ingo, abagabo bacu, abana bacu, ibyo byose twarabibonye. Ibyo bihe rero byambereye byiza, byari mu masengesho y'iminsi 3 kuko niho nibuka nahumutse cyane mu buryo bw'umwuka, mbona Imana ivuga kandi mbona ibyo yavuze ko byabaye. Yego. Byanze bikunze umuntu wishimye hari n'ubwo ajya komereka mu buzima bwo mu rusengero bana ubwo hanze yarwo. Ni iki kintu cyaba cyarigeze kigukomeretsa mu rusengero? Ikintu cyankomerekeje rero mu rusengero kirahari rwose. Nahuye n'igikomere igihe nateguraga ubukwe bwanjye, kuko mbere y'uko nkundana n'umugabo turi kumwe hari undi twari turi kumwe, biza kurangira ariwe biturutseho. Hama rero nza kugira amahirwe menyana n'undi ariwe turi kumwe ubu ngubu, ariko aza tudahuje idini, ari umu Catholique nanjye ndi mu Restoration Church. Igikomere rero nagitewe n'ukuntu batashakaga ko nshaka umuntu wo muri Eglise Catholique tudahuje. Noneho ubukwe bwanjye pasiteri ntiyabwumva, pasiteri ntiyabushyigikira, pasiteri ntiyabukorera. Sinabona impano nk'iz'abandi bana, sinabona impanuro nk'iz'abandi bana. Ikintu rero cyankomerekeje cyane ni ukuntu iyo Eglise nayikuriyemo ndi muto, nkizamukiramo, ndayikorera, ndayisengera, nyigirira umutwaro. Nakundaga Eglise cyane kuruta ukuntu ndetse nkunda mu rugo iwacu. Ni naho nabaga igihe kirekire. Iyo habaga abashyitsi tukajya kubakorera amarepetisiyo, ibitaramo, amasengesho, ugasanga uri kuri Eglise umwanya munini kuruta uri mu rugo. Noneho rero ibaza ubuzima wabayemo gutyo, warangiza wazanira ubukwe umushumba wawe pasiteri akakubwira ati singushingira kubera ko ugiye kujya muri Eglise Catholique. Ntabwo bakijijwe, ngiye mbafata nk'abapagani, ntabwo muhuje ukwemera, uri umwana w'umutambyi, uri umwana w'umukristo, sinivuza ko ushaka umugabo udakijijwe. Icyo kintu rero cyarambabaje, kirankomeretsa cyane ku buryo nta muririmbyi n'umwe wantahiye ubukwe, nta mubyeyi wantahiye ubukwe, nta mpano nabonye ya Eglise yanjye, nta mpanuro nabonye za Eglise yanjye, nta kintu na kimwe cyitwa icya Eglise naba narabonye, kandi narumvaga ndi inkoramutima yo muri iyo Eglise. Malheureusement inkomeretsa muri ubwo buryo. N'ubu iyo nibutse ukuntu nicaraga muri reception, nkicara muri reception nkareba nkabona simbonye umuntu nakundaga, twaririmbanaga, ntiyantahiye ubukwe, nkababara nkavuga burya no mu mwuka habamo ikibazo. Nkabona si Console ntiyantahiye ubukwe, Kiyobe ntiyantahiye ubukwe, Laurent ntiyantahiye ubukwe, kubera ko nshatse umukatolike. Ndavuga kubera ko Imana ko nagukoreye, ko nagusenze, ko uyu mugabo yaje ari mu isezerano, kubera iki ibi bintu wowe byemeye. Ariko kubera ko nari nzi ko ndi ku isezerano ry'Imana, Imana yari yarambwiye ati uriya niwe mugabo wawe. Irabivuga igenda Imana ibimenyetso, igenda Imana ibimenyetso. Ndashima Imana yanjye kuko yampaye no gukomera, kuko iyo nza kugendera ku bya pasiteri yavugaga, njyewe yaranyicaje arambwira ati oya, ntabwo nshaka gushaka uriya mugabo, ntabwo mbishaka. Ndambwira ni pasiteri niwe nakunze, sinshaka kumureka. Icyo kintu rero cyarankomerekeje cyane, giturutse kuri pasiteri wanjye. Hari ryari icyo gihe? Hari muri 2005. 2005. Wari umaze igihe kinini muri restaurant, ntari n'irindi warabaye? Ntaryo. Ni ukuvuga ngo kuva muri 1994 kugeza muri 1997 kugeza 2005 nari muri iyo Eglise. Nayindi Eglise nari narabayemo. Kubera iki pasiteri wawe atigeze ashaka kumva? Mwarabiganiriyeho mwereka ko ariyo mahitamo yawe? Twarabiganiriye, mwereka ko ariyo mahitamo yanjye, ariko ntiyabyumva, ntabwo yabyumvishije. Pasiteri yewe byageze n'aho bitangaza mu matangazo muri Eglise. Naricaye ndarira, ndababara. Ibaze kuba wicaye muri Eglise
ukabona pasiteri atanze itangazo ngo nta mukristo n'umwe nta muririmbyi n'umwe wemerewe gutaha ubukwe bwa Colette. Urumva ko igikomere ndagifite ariko Imana igira neza ibasha kunyubakira ubukwe kuko yari yabivuze byari no mu nshingano zayo kuko yari amasezerano yari yarampaye. Nuko iyo waganiraga n'abandi bantu musengana wumvaga bifata bate? bampaga pole kuko ntabwo babyumvaga, bakambwira bati pole ntabwo bibaho, ubundi abantu iyo bakundanye baba bakwiye kubana, imiryango yakunze umuhungu muba mukwiye kubana, si ngombwa ko eglise yivanga mu bintu by'urukundo rwanyu. Rwose bari bababaye, bamwe bakaza bagatwerera rwihishwa pasiteri atatubona, bakaza bakagera mu rugo nimugoroba pasiteri atatubona. Urumva ko ari ibintu bibabaje. Nyuma pasiteri yageze gusaba imbabazi nibura amaze kubona ko bya bintu bidakunze ubukwe bubaye? Yego, numva habura iminsi 2 ngo nkore ubukwe, yarampamagaye arampamagara aransengera arambwira ati nasenze Imana imbwira ko ngomba kukubohora ugakora ubukwe, ngiye kugusengera ngusabira umugisha. Aransengera. Pasiteri wanjye naramukundaga cyane, naramukundaga, numvaga nta kintu na kimwe kibi gishobora kuba hagati yanjye nawe kuko namufataga nk'umubyeyi birenze ari papa wanjye kuko yarantoje iby'umwuka byose, gukunda Imana, gusenga niwe nabikuyeho. Yatwigishije kwiyiriza, atwigisha kuramya dupfukamye, atwigisha kuramya turambuye amaboko. Noneho nkareba inyiturano amaye ntabwo nayumvaga rwose, numvaga agomba kunshigikira akanshingira. Icyo gihe arampamagara muri biro ndabyibuka, arambwira ati Colette nasenze Imana imbwira ko uri ari umugabo wawe, none byabaye tubyibagirwe tubyirengagize, ngiye kugusabira umugisha. Ndibuka amagambo yarambwiye ati uzabe nyirakuruza w'amahanga, uzabyare hungu na kobwa, uzagira urugo rwiza, mwifurije umugisha w'ikibyeyi. Byibuze iryo jambo ryaranduhuye kuko twarababariranye, byararangiye. Arantwerera arambwira ati ngiye intwererano yanjye, uzagira ubukwe bwiza, turababarirana rwose. Ndabishimira Imana ko byibuze nako kantu nakoze ubukwe karabayeho, kuko iyo kaza kuba katarabayeho byari kuba biri bibi kugeza na n'uyu munsi. Nuko bimeze. Ntabwo wagize umwanya wo kwiga umubano nk'uko abandi bavuga mu itorero? Ntabwo nize umubano, ntabwo byambaye kuko ku birebana na eglise yanjye yo Restoration Church ntabwo byabaye. Ibyo twagiye twiga twagiye tubyigira kwa padiri hariya kuri eglise catholique. Urumva ibyabo rimwe na rimwe sinabyumvaga, napfa kugenda kubera nyine umugabo, ariko ibyo nashakaga bivuye ku pasiteri wanjye ntabwo nabibonye. Ubukwe burabaye, usa n'ufite igikomere gikomeye cyane kuko ubaye nk'ubona inyiturano utari utegereje. Nta ndirimbo yigeze kuzamo nk'umuntu usanzwe ahimba indirimbo? Mbere yaho gato, mbere y'uko nkora ubukwe ntangiye kujya muri ibyo bintu, indirimbo yaraje ndayandika nyereka umuntu, ariko ntabwo yanshyigikiye kuyikora, ahubwo twagiye duhindaguramo andi magambo makeya tuyikoramo indirimbo yavugaga ngo umva gusenga kw'abana bawe, umva gusenga kw'abana bawe, umva gusenga kw'abana bawe, umva gusenga kw'abana bawe. Nibutse Hezekiya yaragusenze, nibutse Hezekiya yaragusenze, nibutse Hezekiya yaragusenze, umwongerera imyaka yo kurama. None nanjye umva gusenga kwanjye,
sinkibuka wibuka imirimo nagukoreye ibintu nk'ibyo ya kera aragaragara nkibuka tuyihindura muri ubwo buryo nibyo uvuga ngo mu mwanya wo guha abantu ibikomere ahubwo bw'icyo bakora wibutse gusenga basanze igisubizo cyari mu gusenga nasanze igisubizo ari ugusenga kuko nibyo byamfashije nibyo byamfashije kuko iyo umuntu ababaye aba akeneye ikintu kimuruhura umutima kandi njyewe muri kamere yanjye iyo numva mbabaye iyo numva ntameze neza bimwe mu bimvura harimo gusenga n'indirimbo indirimbo rwose nshobora kumva indirimbo zikamvura nshobora gusenga nkarira ngasuka amarira imbere y'Imana ngakira umunsi w'ubukwe urageze usa naho ubuzemo abantu benshi mwabanye muri repetition abo watahiye ubukwe abo wambariye abo ibuka gato ku ishusho wicaye muri buriya bukwe noneho ubuzemo y'amasura ariko yenda ufite n'irindi shimwe uri kubona ku munsi w'ubukwe bwawe wari uri mu ihe mudu ku munsi w'ubukwe bwanjye navuga ko ntabwo nari muri mudu nziza kubera impamvu navuga ko ari eshatu impamvu ya mbere ni ibyo bitekerezo deja nari mfite ko abantu batazanzira mu bukwe kuko nari maze gusetinga muri njye ko ntabazaza koko ntabaje urumva muri njye hari harimo icyo kintu tujuru cyari kiri muri njyewe ikindi cya kabiri hari harimo ubwoba bwo kuba ndi muri eglise ntamenyereye buriya ahantu umenyereye urabohoka bakaramya bagahimbaza bakabwiriza mukagera mute mugasara nawe ukumva uri muri mudu ariko igihe nari mu bukwe numvaga ntari muri mudu neza kuko nabaga ndimo numviriza ibyo bavuga ntabyo nari nzi n'ubwa mbere nari ngeze muri eglise catholique n'ubwa mbere nari nyinjiye mu munsi w'ubukwe bwanjye nta wundi muntu nari nagatahira ubukwe muri eglise catholique ngo ndebe uko bigenda byacagaho mbireba ariko muri make sinari nzi ibyo nari ndimo numvaga nta byishimo nari mfite kubera izo mpamvu indi mpamvu ya gatatu umunsi w'ubukwe twagize ibibazo by'imvura haguye imvura ihera mu gitondo igeza saa 9 abantu barabura padiri avuga ati ndabasezeranya nta bantu bahari iragwa twasezeranyije twakoze ubukwe saa 10 za nimugoroba urumva ukuntu byari bimeze amafoto ntabwo byari nk'ibingibi byari ibya kera yarahiye nta foto ngira nta kamera ngira ibintu byose byarapfuye kubera ubukwe bwa nijoro bitewe n'imvura urumva nayo hari ukuntu yambihirijemo ukuntu bigenda byongera kuri ibyo ngibyo ngeze amahirwe yo kuganira nawe Umuhoza wagiriye igikomere mu rusengero uyu munsi dufite abantu benshi bagirira ibikomere mu rusengero ibi bintu wabivuyemo gute urumva umugabo wawe aje azi ko ashatse umudamu ukijijwe aje kukurambagiza hariya mu by'ukuri n'iwabo hari abandi bakobwa mu byo yagushimye byumvikane ko nicyo kikurimo arakubwiye ngo yino aho hantu yagukuye byarakoroheye kubakana iyo seve byaranyoroheye kubera ko urumva iyo uri mu bintu ubibamo neza ubyitwaramo neza kuba yaraje kunshaka ndi umukristo wenda hari abandi yarazi njyewe byaranyoroheye kubera ko nari ndi ku isezerano ry'Imana kuko mbere yuko mwemerera nabanje kubaza Imana mbwira Imana ndayibwira n'Imana njyewe nkeneye ko ugira icyo uvuga ku rushako rwanjye Imana igendemo ibimenyetso irambwira iciye mu bantu irambwira iciye mu nzozi ikajya imbwira ibintu byinshi nkajya mbona ibimenyetso byinshi nasabye Imana nakora amasengesho nkavuga n'Imana nkeneye ikimenyetso ninjoro naryama Imana ikakimpa mu nzozi ikambwira ngo iki ni iki ndibuka ari umushangazi wanjye mfite twabanaga uwo mushangazi wanjye
yaramfashije cyane. Buriya abashangazi bagira akamaro. Yarambwiye ati rero iyo ibintu bimeze gutya nta kindi, reka dufate amasengesho dusenga Imana, kuko haba harimo ibyo bigeragezo byose n'ibindi byabibanjirije. Arambwira ati reka dusenge Imana, Imana iduhe ikimenyetso. Imana yarabiduhaye bigera kuri 3. Arangije arambwira ati nta kintu Imana yakuganira. Ndambwira hari icyo Imana yambwiye, nawe hari icyo yakubwiye. Ati hari icyo yambwiye. Turabibwira. Arambwira ati bwira umuhungazi, ntabwo twari dutuye hano. Umuhungu araza turaganira, ibintu bigenda neza. Yego. Uyu munsi wabivuyemo gute nyuma y'icyo gikomere kirarangiye? Uhise ushaka ugiye muri dini ritandukanye n'iryo wari urimo. Watubwiye ko uri muri Église de Louange. Hanyuma byarakoroheye gukira cyangwa biracyari urugendo? Njyewe ntekereza ko biracyari urugendo. Navuga ko nta rwango mfitiye umupasitori wanjye wankoreye ibyo, ariko nanone ntabwo njya mbyibagirwa. Urumva rero ikintu udashobora kwibagirwa ntabwo buryo uba warakize neza. Birasaba kugira ngo tubone impinduka, tubone inyigisho, tubone ibintu bitandukanye n'ibyo ngibyo, kuko nshobora kuba narahuye nabyo ariko hari n'abandi bashobora kuba barahuye nabyo. Bivuga ngo hakenewe uburenganzira bw'umukristo. Kwa kundi bajya bavuga ngo umuntu wese agira uburenganzira, umunyarwanda agira uburenganzira ku kintu icyo ari cyo cyose. Birasaba ko buri muntu wese agira uburenganzira ku rushako. Yego, ku rushako. Uburyo rero umuntu ashobora kuvuga kubisohokamo no gukira ibyo bikomere nta bundi no gusenga Imana. No gusenga Imana ukabwira Imana uti Imana, mu mutima wo kubabarira, mu mutima wo kwakira ibyambayeho, ugatuza muri wowe ukakira. Ariko nanone ntikajya kabura, ntabwo kajya kabura ko kwibuka ngo wibuke ko hari ikintu wahuye nacyo. Ariko mu by'ukuri mu buryo bijyanye n'ubukomereke n'ibyo bibazo ntacyo byamuhungabanyijeho cyane. Mu buryo bwo mu mwuka nakomeje umurimo wanjye neza, nkomeza gukorera itorero. Ntabwo nanze itorero kose, nararikoreye. Wabwira iki umunsi umuntu uri kunyura mu bibazo nk'ibyo, cyane ko amatorero menshi binyuramo? Icyo namugira inama, ikintu cya mbere ni ugusenga Imana, kubera ko iyo usenze Imana iguha umurongo uzagenderaho. Buriya uzatinye ikintu abantu barwanyije. Iyo ubonye hari umuntu witambitse mu bintu byawe, ugomba kugira gute? Ugomba kubanza kubaza Imana, ukavuga ute se Mana, iki kintu ko hari umuntu wagihagurukiye, ese kiri mu bushake bwawe cyangwa ndimo ndagenda nk'ujya utazi yajya? Ugasenga Imana ukavuga uti Imana, nkeneye kugira icyo uvuga. Icyo gihe Imana iyo ikubwiye ugira imbaraga zo kugihagararamo, ukavuga uti nubwo runaka ashobora kungwanya, agahaguruka papa na mama bakarwanya umuhungu nakundanye nawe cyangwa Eglise yanjye ikamurwanya, ariko hari icyo navuganye n'Imana. Imana yansezeranyije, yarambwiye ati umuntu n'uyimuvuga mu izina iramutaka, ikavuga ibyo akora, ikavuga aho atuye. Icyo nicyo cya mbere umuntu agomba gukora, agasenga Imana. Icyo nicyo namugiraho inama. Ikindi cya kabiri, namugira inama yo gukominika mbere gake, akabivuga mu miryango, akabivuga mu itorero, yarangiza ibintu akabitegura neza. Ariko sinamugira inama yo kuvuga ngo abantu ntibabirwanya ngo azabivemo. Hoya, agomba gukomeza, ariko agakomeza azi ngo ese biri mu isezerano ry'Imana, biri mu bushake bw'Imana. Abantu nubwo bahaguruka, kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo abantu bahaguruka, nubwo bakurwanya, nubwo bagira bati, ntibizabuza isezerano ry'Imana gusohora, cyangwa byakunda rizasohora. Icyo rero nicyo kintu cy'ingenzi numva namugiraho inama, kubanza kubaza Imana. Yego. Numva nakongera kumva nk'ijwi ryawe ho gato uririmba. Ndirimba indirimbo ushatse ngo utunguye. Amasezerano yose uko Imana niyatanga, yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera
azabona ayo masezerano. Haleluya. Yego, impamvu ndirimbiye nuko nzi ko hari amasezerano Imana yasohoje menshi. Jukora nk'Aburahamu wizere Imana yawe, bari nyeri wizere amasezerano ye. Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Amen. Hari ibintu Imana agiye kubwira bisohoza, urabibona bigaragara? Niko birahari. Uyu munsi turi kugana ku musozo, tugiye gusoza ikiganiro. Buri wese agira ikintu kimwubaka mu gakiza, ari ijambo, ari iki? Ni irihe jambo riri kugukomeza? Ijambo rihora rinkomeza buri gihe ni ijambo rijyanye n'urukundo Imana yadukunze. Buriya nimba hari ikintu cyiza kiriho, ni urukundo twakunzwe. Kuko ikintu cyitwa urukundo ni ikintu gikomeye. Wari wagira ibyago umuntu akakwanga, ukamenya ngo ya muntu nta nkunda, ni ikibazo. Ni ikibazo kuko nawe uhita uhungabana, umutima wawe ukagendana ubwoba, uriya muntu ntabwo duhuje. Ariko iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda, uraseka ukishima. Ijambo rero rihora rimfasha ni ijambo ry'urukundo Imana yadukunze ikatugira abana. Ariryo rya jambo ryo muri Yohana 3:16 rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Uzi umuntu gutanga umwana umwe biragoye, nta muntu wamutanga muri isi, ntawe wabona. Ariko yo yemera kumutanga umwe kugira ngo apfire isi yose. Impamvu rero nta yindi ni rwa rukundo. Nirwo rwatumye dupfira, nirwo rwatumye amena amaraso yiwe, nirwo rutuma atugirira imbabazi, nirwo rutuma adutwikira, nirwo rutuma turindwa. No kubera iki? Ni urukundo Yesu Kristo yadukunze. Iryo jambo niryo rihora kuko iyo umuntu burya gukunda ntacyo atagukorera, nta n'ikibi yagukorera, nta n'ikibi yagutekerereza. Ariko iyo agukunda aguha imbabazi, akaguha umugisha, akaguha urubyaro, akaguha urushako rwiza, akaguha ibintu byose umukunzi yaguha, arabiguha. Yego. Tujya ku musozo, hari ibintu bibiri bikomeye twavuzeho. Twavuze ku kintu cyakunejeje mu nzu y'Imana. Uyu munsi ni iki wabwira umuntu, ni nk'ihe nama waha umuntu mu gushaka ibihe byiza mu nzu y'Imana? Inama namuha buriya kugira ngo uzagire ibihe byiza, bya mbere bihera ku giti cyawe, wowe n'Imana yawe. Hari abantu bakunda kumva ko iyo bari muri eglise baramije, bahimbaje, bagize ibihe byiza. Ntabwo bihagije. Inama nabagira nziza iryoha kurusha ibindi byose ni amasengesho yo kwiherera. Uraryoherwa, ukarambarara, ukameneka umutima, ukumva umerewe neza. Icyo njyewe ntakubwira, icyo ntabwira umugabo wanjye, mbasha kukibwira Imana yanjye ahiherereye. Haba saa 9 z'ijoro, haba saa 10 z'ijoro, haba mu cyumba, haba ku manywa, haba n'ijoro, bajye biherera n'Imana yawe. Kuko iyo wiherereye, Imana nayo rega burireba imbaraga wakoresheje. Ireba ukuntu wiyirije, ikareba imbaraga washizemo, uyishaka ugira gute, iragusubiza. Bajye biherera n'Imana yawe. Numva ariyo nama nabagira. Inama umushumba ushobora gukomeretsa intama. Umushumba ushobora gukomeretsa intama, inama namugira iya mbere ni ukurekera umukristo uburenganzira bwe. Kuko abakristo benshi bakunda gukomeretswa n'abashumba. Ukaba uri umushumba muri eglise, umwana akabona nka invitation yo kujya hanze, akagusaba recommandation ukayimwima. Si umwereye imbuto? Ntago umwereye imbuto. Niba umukristo agusabye service uri umushumba, yimuhe. Ariko nimba aza kugusaba service ukamubwira uti recommandation irajya, ugakurikirana ibye, kubera icyo bikurikirana
wamubereye umubyeyi nk'uko umwana wawe yakugana akusaba serivisi nawe yimuhe niba akubwiye ati nakundanye n'umuhungu w'umudive umushyigikire umusengere umusabire umugisha kuko n'umwana wawe wo mu mwuka we kwitambika mu rukundo rwabo. Inama nagira abapasiteri ni bumve abakristo babo ibibazo bafite babiganireho, nimba hari n'ubujyanama yabamo abamo, ariko areke kwitambika icyo atazi kuko hari igihe usanga witambitse isezerano ry'umukristo wawe. Numva muri make ariyo nama nabagira. Hanyuma ugiye kuza gusoza usenga, ariko mu gusoza usenga nk'umuhanzi ndashaka kugira ngo uvuge gato kuri inspiration y'umuntu uhanga mu bikomere. Buriya wavuze ku kintu gikomeye, uvuga ko igihe wari urakaye wahimbye, ariko nyuma uricara urahindura uganiriza n'abandi. Aho kuririmba ibikomere uririmba uburyo umuntu ava mu bikomere, uririmba gusenga, uririmba gushaka Imana. Ariko dufite indirimbo hanze nyinshi zivuga ibikomere kuruta uko zishobora kuvuga ikindi. Hari n'izigeraho zikavuga ibitandukanye n'imiterere y'Imana, ati kubita utababarira, n'Imana ari nyembabazi. Iyo atangiye kwibwira kutababarira buryo bavuze indi Mana itari yo twizeye. Uratanga inama ku bahanzi, hanyuma uraza gusoza usenga Imana. Inama nshobora kugira abahanzi, niba ari abahanzi koko bahanga ibyo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ni byiza guhanga indirimbo zomora nizikangurira abantu gukizwa, kuko buriya indirimbo zibwiriza abantu kuva mu byaha niryo vuga butumwa tuba dukora, kandi nicyo twahamagariwe ni ugukora icyo dusabwa. Nivuga butumwa rishinze kubwiriza abantu kuva mu byaha. Noneho wamara kuva mu byaha, kuko abantu baba bafite ibikomere bitandukanye, ukahimba indirimbo koko zibigisha urukundo rwa Yesu Kristo, zibereka ukuntu Yesu ari umunyembabazi, zibereka ukuntu aruhura indushyi, zibereka ukuntu ntacyo bazaba. Muri make zibahumuriza, zibereka yuko hari Imana ikiza, hari Imana iruhura. Inama nabagira niyo wenda kutibanda cyane ku bintu bisanzwe, ariko bakagendera muri Bibiliya, ibyo Bibiliya itubwira, bakagendera nanone ku byo twahamagariwe, ivuga butumwa ribwira abantu gukizwa no gufasha abantu kuva mu byaha. Bimwe Mose yavuze ngo mwirebe yabarumye, ubwo murebe yego niko bimeze. Dusenga Imana. Uwiteka mwami Imana yacu, turagushima kuko uri Imana igira neza, tugushimye kuko uri Imana idukunda, Imana itwitaho ku manywa na nijoro, utwitaho mu mvura, utwitaho mu zuba. Tugushimiye umwanya mwiza tugiriye ahangaha, tugushimiye iki kiganiro tugiriye ahangaha. Icyo tugusaba ni ukugira ngo ukomeze kutubera Imana, udukomeze muri uru rugendo twatangiye, udukomeze mu rugendo turimo rwo kugukorera, kubera ko tudagufite ntacyo twashobora. Ni wowe imbaraga zacu, ni wowe mukunzi wacu, ni wowe muterankunga mukuru, ni wowe ushobora kudushyigikira ibyo turimo byose bikagenda neza. Data uri mu ijuru, ndasenga nsabira umugisha aba bantu badukoresheje interview, ndakwingije kugira ngo ubagirire neza, uho umugisha ibikorwa byabo, uho umugisha amaboko yabo, uho ubwenge imitwe yabo, uhe ubwenge iyerekwa ryabo, ubageze kure Data. Ndakwingize kugira ngo utugirire neza, uturindire mu buntu bwawe, ukomeze kudufasha ibyo tudashoboye ubidushoboze, utwigishe uko dukwiye kwitwara, uduhe kugukunda uko bukeye n'uko bwije, uduhe imbaraga zo kudukorera. Mwami Imana yacu, uyu mugoroba tuwushize mu biganza byawe kugira ngo tubere Imana, ukomeze kuturinda, uturagire muri byose, ibibera ahangaha, ibibera hirya no hino n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ukomeze kutubera amaso, uturagire Data, uturinde ibibi, utanga umutekano, ukomeze kutugirira neza. Twakubwira byinshi, ariko biri mu mitima yacu ubirebera kure Data. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, amen.